Mu bihe bitandukanye bamwe mu baturage mu bice binyuranye by'akarere ka Rubavu ntibahwema kugaragaza ibibazo baterwa n'umugezi wa Sebeya wuzura ukarenga inkombe maze ukangiza ibyabo ari nako basenyera ukangiza n'ibikorwa remezo. Mbere Sebeya itarabomoka tuba dufite umutekano, ariko noneho hari aho yaturutse haraguru aho bita mu Kiribata ngo irongera ibomokera ahangaha muri Gasenyi. Sebeya yarasakaye mu mazu amwe arasenyuka atuma abaturage bimuka bajya gucumbika. Imvura yaguye iyo ruguru mu mashyamba niho Sebeya ibona ukwizi igasenyagura ibintu. Impungenge ni nyinshi kuko ituma turara tudasinziye, n'igihiziye igatwara imyaka ugasanga n'amazu yaguye menshi. Buri gihe cy'imvura muri rusange Sebeya ihora yuzura. Ibyifuzo abaturage bahorana ni uko basaba inzego zibishinzwe gufatanyiriza hamwe gushaka umuti urambye w'iki kibazo cy'umugezi wa Sebeya udahwema guteza ibibazo ugasenyera abaturage ari nako wangiza imyaka bahinze ndetse udasize n'ibikorwa remezo. Twasaba inkunga kugira ngo bazayigomere amazi ye kujya asandaza abantu, cyangwa ari n'ubushobozi batuboneye bwaho gutura bakaba bahadushyira. Dukwiye gutabarwa pe. Bazongera kudusenyera ni uko hariya ho Sebeya iturukaga ikajya ngo yera imyaka ikatwangiriza mu mazu, mwadushyiraho sengenge bakakora umuganda si bagakora nguko bakoze ku Nyundo. Ni imbabazi turi gusaba kugira ngo turebe yino Sebeya bazaduha ubufasha bayikore, niba batayikoze bari bahandi batuguranira tuje kutura ahandi kuko Sebeya iratubangamiye cyane. Niba hari ubufasha mwatubonera bwo kugira ngo yino Sebeya muyigomere mwayigomera. Kubera iki kibazo cy'umugezi wa Sebeya ukunze guteza ibibazo by'umwuzure, inzego z'ubuyobozi ntizahwemye kuvuga ko hari umushinga watangiye wo gushaka umuti urambye w'iki kibazo nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert, ahavuga ko hari intambwe imaze guterwa mu kugabanya ibiza biterwa n'uyu mugezi wa Sebeya, dore ko ngo umushinga wo gukemura burundu ibibazo biterwa n'uyu mugezi ukomeje ku buryo mu minsi iri imbere hazaba hari impinduka zijyanye no gukemura iki kibazo. Mu by'ukuri twavuga ko hari intambwe twateye iyo hatagira ibikorwa bikorwa n'uriya mushinga. Muri iyi mvura imaze iminsi iri kugwa twari turahura n'ibibazo bikomeye, ariko kubera hari ibikorwa bifatika byari bimaze gukorwa, intambwe twari tumaze gutera, nibura hari aho byageze nk'amashuri ntabwo twagize amahirwe ntiyabasha kugerwaho n'ibi biza, ariko icyo navuga ni iki, ni ukuvuga ngo hari aho bari bataragera, ni nacyo kigiye gukurikiraho ku bikorwa byihuse nanone bikwiye gutuma imvura iri hano imbere itazatugiraho ingaruka zikomeye. Ariko noneho mu gihe cy'izuba kizaza niho hateganyijwe ibikorwa bikomeye birimo amadamuzi azajya yoroshya ariya mazi akagenda ahakwiriye, kandi ibikorwa byo kubikora byaratangiye, yaba ari ingurane ku baturage bafite imitungo aho ngaho, yaba ari inyigo zose. Ubu ngubu dutekereza ko mu gihe cy'izuba kizaza nibura tuzaba twizeye yuko umushinga uzaba ugeze kure. Ibyo byose ni ibikorwa mu by'ukuri byenda bigiye kuzadufasha guhagarika ikibazo twadusanzwe tugira hariya. Uko imyaka yagiye ihita indi igataha hakunze kumvikana amajwi y'abaturage agaruka ku bibazo bitandukanye baterwa n'umugezi wa Sebeya wuzura ukarenga inkombe maze ugasatira aho batuye, ari nako bamwe basenyera ubundi ukangiza n'imyaka baba barahinze. Inzego z'ubuyobozi nazo ntizahwemye kuvuga ko iki kibazo kirimo gushakirwa umuti urambye, ariko na n'ubu biracyagaragara ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo iki kibazo gikemuke burundu. Uyu akaba ari umukoro ku nzego zibishinzwe. Gaston